gusubirayo se biri kure ntabwo azasubira biri kure kuko cyari cyaramujyanye cyari ukumuhungisha nyine ibibazo byo mu rugo biki ibintu biri kuba intambara zose ziba mu rugo ariko zisa nk'izacogoye umva rero niyo abanyagihugu runaka abaye intambara bagahunga iyo igihugu kigarutsemo umutekano baragaruka. Nese manzi ni ukuvuga ngo ndi kwibaza ubundi intambara zo mu rugo wowe ukurikije ucishemo ijisho wabonaga zategura neza bimeze neza tu hari amahoro abashaka iteka ryose hahora intambara bashaka intambara buri munsi hahora intambara urumva rero ikintu cyabiteye ahanini ni shitani uko habayeho ibintu by'amarozi habaho imyiryane habaho intambara za hato na hato ibiki se intambara igenda ikururuka gutyo. Ni ikihe kintu wigiye muri gereza? Ikintu nigiyemo cya mbere ni ukubana n'abantu muri society mu rugo rwawe iki byose. Ikindi nigiyemo na agaciro k'umuntu kumuha agaciro agomba kumuha icyubahiro agomba. Ikindi nigiyemo muri gereza so rero abantu baba bafite ukuntu batwaramo umuntu cyane ko uko wigaragaje niko bagufata. Urugero umuntu wigeze kuvuga ati rega namwe ngo mwaranditse amateka mabi niyo wakora iki ntibyakwibagira. Yego nibyo tabyemera na amateka mabi yanditswe kandi atasibangana vuba. Ariko ikintu burya nakunda kubwira abantu ndi no muri gereza ndi kwigisha ijambo ry'Imana narababwiraga nti kuri ubu ntabwo turi kwiga ibintu byahanuwe kera utaranavuka ahubwo turi kwiga. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me je t'aime trop nalingo mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Yes kanizere ko umeze neza cyane gucyana umunsi ku munsi udahwema gukora subscribe ndagushimiye cyane. Utakora subscribe kuri Manzi na Innocent ndakeka ko wacitswe. Kora subscribe nyamene kugira ngo tubashe kwanagana byacu bya buri munsi. Utakora subscribe uyu ni umwanya kugira ngo tubashe kubana buri munsi umunsi ku munsi. Nigiti tepasonga cyatanga tutakanze babere ushambere byabuze mavuta y'abademu cyangwa se gahankananiye aha bagugura twa turi mu mihanda ya Kigali ntago twagiye mu ntara nago umunsi twagiye mu ntara ariko turacyari hahandi ahantu bita Masaka hano abahazi murahazi ni Masaka mu Biryogo hafi y'ahantu bita mu Biryogo no twagiye ubushize Innocent yancitse namenye aho ari ko naje gukora naje gusoza ikiganiro bintu gihe hepfumbura umuntu niba yararigize simbizo ariko uko bikose nagarutse muri quartier amakuru naje gushaka Sadunda yarabuze no means nimba ari kubera ashaka gukira ubuzima bwe hanze ashaka kumuza kuba buri privé ntago mbiza ariko uko biri koze arantu mubonye ahantu kwishansi niho asiga afite akazi k'ubuzamu nano kwishansiye nundi hafi yaho ni hafi yaho neza muri metero nkeya ko natangiye nshatse gutangira intro hano hafi ariko biri kose ngomba kumugiraho amenya ko bimeze abaza amakuru yuko byifashe mu minsi urabizi ubuzima ntago babyoroshye ushize naganiriye
n'umugore wiwe ambwiraho bikeya, ntabwo anyeruriye byose nyine ngo ambwire, ariko yambwiye ubuzima yarabayeho mu gihe Sadunda yarafunze, nuko naho yarabaye, n'uburyo yarabayemo, aho yarari n'umuntu wari umucumbikiye, umugabo afunguwe kandi umwana nawe yitegura kuza, avuga ati ntabwo twagomeza kuba hano. Ageze amahirwe abona umujyaneza bishyurira amezi 2 inzu. Kano kanya ntabwo tuzi ubuzima bayeho, ntabwo ari ibintu byoroshye nyamuneka kuba ahantu udafite icyo ukora, ntabwo babyoroshye. Kano kanya Sadunda ari gukora ahantu ubuzamu, cyo mbingiye mukore subscribe ndetse na like na share kugira ngo bigere kure cyane hashoboka. 0783368658 nimero yanjye, wanyandike kuri WhatsApp cyangwa se ukandikira nimero iri ku biganiro byacu bya buri munsi. Tugiye kumugeraho, ndabona ameze nka igitotsi cyamukubye mu kiganiro baravuga ngo igitotsi cyamukubye, niko kivugara gusa uzocya kabara no yarasaze gusa uzocya Buransuza twari turi kumwe burungi, niko basubiza. So dore ngwira ahantu ari gatumu se nkaho tumutungu banze igitotsi cyamukubise ni hatari. Sadu bimeze bite? Amakuru se bimeze bite se? Cyane sawa kabisa. None se ko kamara igitotsi cyaguhayera sinakubona amasaha ari wangu. Bimeze bite se? Cyane sawa kabisa. Tukugendere tukutungu, ariko nyine no kwihangana tu. Aisha mwana, ngiye nyine ubwo ubona ari ibike mwana. None se mwana kuri hano tifashe bite? Ntabwo bibona se musaza iki? Uri hano kubuzamu? Hano kubuzamu? Nese mwe mukina harya ari mwana? Shashize igihe tubashize. Ase nk'ibyumweru 2 ntibigiye gushira se buri. Ibyumweru 2 bigiye gushira. Innocente amakuru. None hatari ndaswe. Agwa waryama. Nese hano we hano utangira akazi sangahe? Angira akazi na ama shift. Ni shift umva. Iyo ari muri weekend nkora amanywa nijoro, ariko iyo atari muri weekend nkora nijoro gusa. Atangira akazi saa 12 za mugoroba akavamo saa 12 za mu gitondo. Ariko iyo ari muri weekend urumva nyine ukora amanywa nijoro. Ubu wakoze amanywa nijoro? Ukora wasinzira ntago ushobora gusanga icyuma cya boss bakinyereje. Oya. Gatotse kaba kanwaye, ariko banabikontrole neza nari. Nese urabibasha ku buryo ushobora gusinzira, ushobora utareba nijoro ukakanura mpaka bukeye ukongera ukirirwa gutyo? Ngomba kubibasha, nese akazi sakazi nyine musaza. Akazi nakazi, ibintu byose ugomba kubibasha nyine. Kandi ugomba kubikora ukabishobora. Hanyuma rero ni ejo bundi na amakuru bampaye, nahuye na madamu wavuye guhaha, umwana yaraje. Yaje azasubira yose cyangwa yaje mu buryo wenda kuko wenda wasubiranye n'umugore nicyo cyatumye aza? Urumva ibintu byacu ni birebire tu. Byacu ni birebire, ariko aka kanya uko biri kose bisa nkaho byagabanyutse. Bisa nkaho byagabanyutse kandi Imana bituri kumwe natwe kabisa. Kuvuga ngo umwana we yaraje kuko nyine abagomba kubana n'ababyeyi be nyine, nose hari wakurerera kuruta uko wakwirerera. Ugomba kwirerera uko byagenda kose
ukaburara mukaburarana ukagira iki mbese mu mihangayiko yose mukaba muri nayo mwembi. Urumva rero kuza yaje mu buryo bwo gusanga ababyeyi be nyine kugira ngo tubane nawe habe hafi kuruta uko yaba ari ahandi. Ikindi gusubirayo se biri kure, ntabwo azasubira biri kure kuko cyari cyaramujyanye cyari ukumuhungisha nyine ibibazo byo mu rugo biki ibintu biri kuba intambara zose ziba mu rugo ariko zisa nk'izacogoye. Umva rero niyo abanyagihugu runaka abaye intambara bagahunga, iyo igihugu kigarutsemo umutekano baragaruka. Mbese manzi ni ukuvuga ngo ndi kwibaza ubundi intambara zo mu rugo wowe ukurikije ucishemo ijisho wabonaga zategura iki? So ikintu cyabiteraga rega ni shitani, itagira ngo hari ikindi gitera ibyo byose. Shitani azira ahantu hameze neza, shitani azira ahantu mbese hasa neza, havuga neza, bimeze neza tu hari amahoro. Abashaka iteka ryose hahora intambara, bashaka intambara buri munsi, hahora intambara. Urumva rero ikintu cyabiteye ahanini ni shitani, uko habayeho ibintu by'amarozi, habaho imyiryane, habaho intambara za hato na hato, si intambara igenda ikururuka gutyo kugeza ubwo bifashe indi ntera. Urumva rero hamwe no kugororwa n'amasengesho ndizera ko izo ntonganya za hato na hato n'intambara umuntu yabitsinze bitazapfa kongera kugaruka. Nise ahantu Asha yabaga umuhungu wawe mwapfanaga iki? Ni kwa nyirakuru. Yabaga kwa nyirakuru? Kwa nyina wa nyina. Okay, utazi nyirakuru ni nyina wa nyina bisobanuye neza cyane. So Sadu, dusubira inyuma ho gatoya, uri muri gereza. Ntabwo nshaka kwibutsa ubuzima bwawe ahubwo kugira ngo wenda udusogonyezeho gake. Ni ukuvuga ngo uri muri gereza. Ni ikihe kintu wigiye muri gereza? Ikintu nigiyemo cya mbere ni ukubana n'abantu muri society, mu rugo rwawe, iki byose. Ikindi nigiyemo ni agaciro k'umuntu, agaciro k'umuntu, kumuha agaciro agomba, kumuha icyubahiro agomba. Ikindi nigiyemo muri gereza ingeso mbi zose ewana gereza irazigukanda zigashira amato. Ibyo abantu bari bakuziho iki byose bikagenda bikibagirana bigafata umurongo. Na Satani nk'umukamo cyane rwose. Gereza burya iyo ugezemo na Satani iguhubukamo rwose, ugasigara umeze neza uri amahoro. Gusa nigiyemo ibintu byinshi ariko ibyo ngibyo nibyo by'ingenzi. Ndashimira Imana ko wabashije kuba wabasha gusohokamo kano kanya ko bugihumeka umwuka w'abazima nta kibazo wahuye nacyo, cyane ko twumvishe igihuha bavuga ati wapfuye, amafoto ara postingwa, abantu hanze y'ubwo arahamagara bimeze bite. Ni birebire ahubwo se wowe kumenya hano izi nzira byazimenye ntabwo byaye byoroshye. Uvuga ngo ngewe nabajije amakuru ngo se nta makuru ya Sadunda, ese ntabwo ashaka kuzongera byibuza kongera kugaragaraho nubwo byaba rimwe bitangazamakuru basi abantu bakamenya ubuzima abayo nyuma yo gufungura. Nese barandangiye bambwira ati cyo tubona ahantu akatakata mu makaritsi y'ukuntu uzanyura icyo uzareba. Ubundi nje mbonye umugore wa turaganira munasoza ikiganiro bindukiye mbura umuntu navuze ndamukurikira ngere mu rugo haba ndeko na profita nawe nkakubona biranyanye mubuze ariko nakubonye. Bareka nkubwire hari ibintu by'ingenzi umuntu aba agomba kugendana hano mu isi. Ikintu cya mbere uba ugomba kugendana ni byose birashoboka. Ibintu byose birashoboka, utareba ngo wowe uri guhumeka aka kanya
birashoboka ko ejo wawe utakiri guhumeka. Uno munsi ufite amafaranga, birashoboka ko ejo waba nta mafaranga ufite. Uyu munsi umeze utya, birashoboka ko ejo byaba byahindutse. Urumva rero ibintu byose birashoboka igihe ugihumeka. Igihe ugihumeka, igihe ukiriho, ibintu byose birashoboka. So impamvu mbivuze gutyo ngiyi, niva muri gereza nageze mu rugo, nakomeje kubaririza aho babaga, aho bari barimukiye uko bari bavuye inaha muri Kigali, baragiye mu byaro za Rulindo. Ndabaririza, ngezeyo nsanga aho baba n'inzu zitagira urugi, kugira ngo baryame imbeho itabica. Ni ibintu bya hato bigoranye kuko bazirikagamo igitenge kugira ngo babone uko bahemo hagati bakabigira nkaho ari icyumba. Yego, ubundi baryame. Iyo nzu yari inzu umuntu yabatije kugira ngo bave mu buzima barimo Kigali, kwirirwa babunga. Bapfa kubyemera kuko nta bundi buryo bari kubigenzamo. Mbonye rero bimeze gutyo, n'amakamera haza buri gihe n'amatiku n'iki, ndatekereza ndavuga nti si ubu hano hantu nta kuntu umuntu yahimuka akahava akagaruka muri Kigali, ubundi agatekereza ibyo yakora. So rero nta mafaranga, urabizi muri gereza si bakora. So nibwo rero nagize n'amahirwe, namubwira ngo ibintu byose birashoboka. Umuntu wo hanze yatwemerera ko twishurira inzu amezi 2. Ariko umuntu niba akwemereye kukwishyurira inzu, agakwemereye n'ibiryo. Yego. Kuko umuntu ntabwo azaguha imyenda ngo aguhe n'inkweto, nangwa naguha inkweto ngo aguhe n'amasogisi. Hari utuntu ugomba kwihigamo. Naguha ibiryo, akwigisha nuko babirya nangwa babiteka. Sibyo? So urumva rero gusa uko umuntu yarabonye harambika umusaya, ni ibintu byiza kandi by'agaciro. So rero nkaba nanabimushimira cyane. Undi wese ugerageza kuba yagira umutima wo kutwitaho, nawe ndamushimira bimaze. So rero nibwo ntekereje ndavuga ni rero ntabwo madamu azaca hano ngo ajye gukomesera abaturage no kugira gute wenda ngo tubone icyo turya, nanjye nicare mu rugo n'umwana n'iki. Nicyo ko gutekereza ko rero nanjye nava hamwe nkajya gushakisha. Nuko hano ngira amahirwe, mbona bari kubaka iki, haba harimo amasima, amabuye, amatafari, urabibona byose. Bati rero nta bundi buryo, ibikoresho biraha, ibintu biturindire ukwezi njye nkuha 20. Ubagwa 20. 20 ku kwezi. Urumva rero biri kose 20 ntabwo yazanga buri icyo akora. Ngo ni nka 600 ku munsi. Ni nka 600 ku munsi. Urumva rero ntabwo yaza mu rugo ngo buri icyo akora. Ashobora kunganira ibyo turyo duhari, umuntu akarya ibintu bikagenda neza. Gusa nyine ntabwo biba byoroshye. Ukorera 20 ku kwezi, wirirwa wayura meze, ariko nyine nuko byose ni igeno ry'ubuzima, niko babyifashe. Uba ugomba kubyakira nta kundi, byose birashoboka mwana. hanyuma wenda dusubiraho gatoya, hari ibyo wari urimo mbere yuko bakujyana muri gereza. Ukurikije ibyo wagiye ucamo byinshi cyane bigiye bitandukanye, weho wabibonye gute, cyangwa se abantu ukurikije resulta z'abantu n'ibyo baguha cyangwa wenda ibyo bavugaga, uko biri kose nawe ujye ugira ama comment y'ibi bintu wabaga urimo cyangwa se byakubagaho, we abantu societe yagufasha gute? Rero sinjya nkunda kubigarukaho cyane. Mpamvu ntajya nkunda kubigarukaho ngiye, biriya bintu ni urusobe.
ni urusobe rw'ibintu byagiye biba, urusobe rw'ibibazo, urusobe rw'intambara, urusobe rw'amatiku, urusobe rw'amarozi, urusobe rw'amahane, ni urusobe rw'imirwano yabayeho cyane cyane. Niyo mpamvu ntakunda kubigarukaho cyane ko ibyo byo nabyibagiriwe muri gereza, byatakaye ibyo. So rero abantu baba bafite ukuntu batwaramo umuntu, cyane ko uko wigaragaje niko bagufata. Urugero, umuntu wigeze kuvuga ati rega namwe ngo mwaranditse amateka mabi, niyo wakora iki niyo wakora iki ntibyakwibagirana. Yego nibyo, ndabyemera, ni amateka mabi yanditswe kandi atasibangana vuba. Ariko ikintu burya nakundaga kubwira abantu ndi no muri gereza ndi kwigisha ijambo ry'Imana, narababwiraga nti kuri ubu ntabwo turi kwiga ibintu byahanuwe kera utaranavuka, ahubwo turi kwiga ku by'ubuzima turimo aka kanya. Kuko niba ibyahanuwe bavuga bati mu minsi y'imperuka hazabaho ibiki n'ibiki, ni ibyahanuwe mu mperuka zo hambere, byagiye bibaho, byaragarutse, byagiye bibaho. Murabizi neza niba mwarakurikiranye amateka ya Yesu, uko Yesu yagambanuwe, biki byose ni iminsi ye y'imperuka byavuzwe kandi byabaye muri iriya myaka ya 400 iheze. Urumva rero kuri ubu ngubu natwe tuba tugomba kugendera kuri ibyo, ariko tugafatirana aho isi igeze ubu ngubu, tukagira icyo dukora n'icyo dukurikirana. Rero kuri ayo mateka mabi yabaye, ntabwo ari byiza kuba wenda yakomeza kwibutwa cyangwa se kongera gutekerezwaho cyane ko ibikorwa byinshi na byinshi byagiye bigaragara ko habayeho impinduka kandi nziza. Ubwo rero uko biri kose, niba byarabayeho muri sosiyete bibarimo ibiki, ugasanga uko biri kose naho ugiye kwaka akazi, nk'ubu najya ngiye kwaka akazi ko mu hoteli, umuntu wanze wakansabiye barakanyima ngo ntabwo bajya baha bya bintu mwavugaga, ntabwo bajya babaha akazi. Urumva hari amateka mabi waranditse atapfa gusibangana mu mitwe y'abantu, ariko ndahamya neza ntashidikanya ko burya ibikorwa birivugira, kandi iyo ukora neza ushimwa neza, wakorwa nabi wakora nabi ukagawa nyine ugashimwa nabi. Urumva rero ibyo byose niba byarabaye kandi byararangiye, igihe cyabyo cyaratakaye, ntituteze kongera kubigarura inyuma, ahubwo reka dufatirane ibiri ahangaha, ibigezeho ni ibikirere bigezeho, nuko nahindutse kandi bigaragara, nateze no kuzabisubira. So Manzi, wenda hari umuntu ushobora kuba ari hano mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu, tubasha kuvuga ikintu akacyumva, cyangwa se akaba yavuga ati kuri uyu muryango ubayeho gutya na gutya, hari icyo nabafasha. Niki kano kanya wamwisabira? Ikintu namwisabira cya mbere, na mbere kibaho no kunsengera. Burya baravuga ngo imirimo werekejeho amaboko Imana ihereza umugisha. Niba uko biri kose nerekeje amaboko muri aka kazi, nangwa mfite ubushake bwo kuba nakora akandi kazi, nangwa business runaka, rero dufatanyije tukabisengera tuzabigeraho. Ikindi cy'ingenzi burya baravuga ngo mu ndirimbo ngo naje utema inzara itema amara, nta rukundo ruhari iyo inzara ihari. habaye hari ubundi bushobozi buhari ku bantu badukurikira, ku bantu badukunda mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ku bantu nyine bafite uwo mutima w'urukundo. Yego nubwo wenda nababereye ikiwerewere, ikirumbo, ikimara, ikigoryi, ariko kuri ubu ngubu yego ndi ikigoryi cyanyu, ndi ikigoryi cyabo. Rero ndabyemera 100%,
kandi nemere guhinduka byinshi byagiye bigaragara. Ntabwo rero byaguca intege ubaye hari uburyo uhari ufite bwo kuba wanyamba wansapotinga wamfashamo bwa financial wenda n'ibyo biryo bikaboneka amezi 2 y'inzara arangiye wenda nkabona imbaraga yego nyakwishyura ukundi kwezi nangwa andi mezi ubaye unafite nigere gushaka kuba ufite inzu wibereye hirya ukaba utabasha kuyikontorora vuga uti rero reka nshyire muri ya muryango wiberemo nabo baba batujeho gatoya stress z'amazi abahagaze byo nabyo Imana yabiguhera umugisha. Ndumva ari ibyo ngibyo wenda nabisa nagira ngo wenda dusoza ubahereze nimero yawe bakubonaho cyangwa se nimba nta telefone ufite ko amajinsi nkwamagara ugasanga ntago uri kuyifata uvuga wikwirirwa wigora byo nibyo nta telefone ngira. Telefone ni madamu yifite ya WhatsApp. Ni kuva nava muri gereza nta phone ndagura nta bushobozi ndabona. Urumva rero telefone ni madamu yifite nimero ye ni 079 079 24 84 256 niyo ngiyo nzi rero 079 24 87 255 sinzi rero twandikira tukaganira iki byo mwifuza nuko. So abadukurikiye ndizira nimero arayibabwiye. Hari abantu bafite umutima wo kuba wafasha, nyamuneka uyu umuryango ntago bimeze neza mu buryo umwe cyangwa se ubundi, ntago babyoroshye kugira ngo umuntu umugabo atore avuga ati ntago ibintu byoroshye muri no minsi, ntago byitwaye neza kuko nimba umuntu ahembwa 20 akaba ajejwe cyangwa se ashinzwe kuba yatunga umuryango nk'umugabo nyine akagira icyo agaragaza ku muryango yuko hari icyo abashije, ntago babyoroshye gutobora akavuga ati nyamuneka nimba ari ikintu gihari mwadufasha. Nanjye nuvuge mu ijambo ryiwe nimba hari cyo kuko mwamufite ntago ushobora kandi ushobora kuvuga ati muri gusabiriza ariko natwe ubaye uri nkatwe wabikora, bishyire mu kimbo cye ubaye uri umugabo ukaba udafite icyo ubashije gukora mu rugo. So Imana ikomeze kubarinda, mukomeze mukore subscribe kuri Manzi na Innocent. Imana ibarinde.